cya shitani cyarakaye umusore utageze ugasaba ari umuntu. Ndindahiro Valence papa acha bwana we nta muntu ntabwo wandenza amavi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsi Muzi my aka. Work in China rather to be in Data wafite karisimbi. abikunda simbo Pandemic boy. Wasama beautiful ladies and gentlemen, reka nizere ko mwese mumeze neza cyane. Ngiye kumva nitwa Baron, iyi ni DON TV, ikaba ari platform mugiye kujya mukurikiraho breaking news zigaruka cyane ku myidagaduro yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze. Icyo usabwa ni kimwe, kanda subscribe maze kandi ufungure notifications, inkuru zacu zigeze kugeraho mu bambere nkuko ubibona kuri screen yawe. Rero bamwita Kevin Kade, ubu nicyo kituzanye kugira ngo nkugeze inkuru y'urukundo rwe, bikanze nyirambura mu kanya gato cyane. Uyu musore mwamenye mu ndirimbo nka Pyramide, Tatiana, Sofia, ndetse akaba anaherutse gusohora indirimbo zirimo Umwana Munda ndetse na Jugumira yafatanyijemo na Chris Easy ndetse na DJ Philipita. Muri 2022 nibwo hakwirakwiriye amashusho ari kumwe n'umukobwa witwa Briana. Uyu mukobwa wamenyekanye cyane ubwo yari mu rukundo na Harmonize ukomoka muri Tanzania, ndetse bakagacishaho bigatinda nubwo bitaje kuba bikunda ngo urukundo rwabo rukomeza. Aha rero Kevin Kade yahuye nawe nyuma yo gutandukana na Harmonize, bikomeza bivugwa ko Kevin Kade yaba ari we rukundo rwe rushya. Yaje mu Rwanda, so tugomba kubonana, so turahura muri buriya buryo nyine nkuko babonye video isohoka. So byinshi nyine bibi nyine nkuko ari kuyibona turi kumwe kandi turaziranye. Byavuzwe ko uyu mukobwa yazaga hano mu Rwanda ngo yabwiye inshuti ze za hafi ko hari umusore naza hano mu Rwanda bagomba kuzahura w'inshuti ye. Rero kimara kujya hano mu Rwanda ahura na Kevin Kade. Ni Kevin Kade wari umaze iminsi mike yavuye muri Tanzania aho yaragiye gushutinga amashusho y'indirimbo ye yitwa Nana. Byanavuzwe cyane ko ariho yaba yarahuriye n'uno mukobwa bakamenyana. Bamwe bagenda bavuga kandi ko ngo ukuntu yaba yarahuye nawe ngo yakoresheje ngo bakobwa b'inshuti ze muri ayo mashusho, ndetse ngo biza ko ari byo bituma ngo Kevin Kade yahura na Briana. Gusa Kevin Kade yavuze ko ngo mundi mu busanzwe bari baziranye kandi ngo bamenyanye mu buzima busanzwe atari ibijyanye na music, aho bamubazaga nimba ashaka kugaragara mu mashusho ya video cyangwa se ari indi mishinga afitanye. Avuga ati ntayo rwose usibye kuba tuzanye mu bisanzwe muri life isanzwe. Kevin Kade rero uyu mukobwa agiraga hano mu Rwanda, bagiranye ibihe byiza, basohokana, barishimana muri restaurant iri hano ngaho mu mujyi wa Kigali. Rero birarangira amashusho barayakwirakwiza, ibintu babishyira hanze kabisa. Inkuru irandikwa ku binyamakuru bitandukanye, ajya ku mbuga nkoranyambaga, ajya kuri platforms zitandukanye, avuga yuko ibintu babirimo. Ubwo amaze yuko abari mu rukundo, Kevin Kade yavuze ati nta kintu nshaka kwivugaho ariko urukundo ndarufite. Aya rero namwe mu mashusho yafashwe muri 2022 ubwo Kevin Kade yagendaga agaruka cyane kuri no nkuru yavugwaga ko yabari mu rukundo na Briana wahoze akundana na Harmonize. Reka rero ubanze yakurikiye wumve n'ibyo avuga, hanyuma ngaruke mu kanya nkubwira ngo niki kintu yaje kubagaruka uno munsi. Yaje mu Rwanda, so tugomba kubonana, so turahura muri buriya buryo nyine nkuko babonye video isohoka. So byinshi nyine bibi nyine nkuko ari kuyibona turi kumwe kandi turaziranye. So ni aka video twafashe nge nawe turi kumwe, twagiye gusangira bisanzwe nkuko. Yari ari i Kigali cyangwa wari wagiye? Ari i Kigali. n'ubu aracyari i Kigali. Yego. Kade, none se hari ibintu bita bidutungura cyane, mujye murabyihangana munakibaza se Kade yamenye na Briana bahujwe n'iki? Ni byinshi biri behind yenda naza gukubwira ariko turaziranye nkuko babibonye. Okay. Bijyanye n'akazi cyangwa n'ubuzima bwa buri munsi? Ubuzima bwanjye bwita ubuzima bwawe bwite. Uze ko rero ubwo niba ubuzima bwawe bwite ibikekwa bijyanye n'urukundo nabyo birashoboka. Urukundo ndarufite kandi narwo. Nkuko mwebonye rero mwabonye ko Kevin Kade yagiye abazwa cyane ku bijyanye n'uru rukundo rwe n'uno mukobwa, ariko agenda abica ku ruhande ntiyabigarukaho. Uno munsi ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Igihe nibwo yari yaravuga ati ngiye hariya nta rukundo rwari rurimo, twarahuye musaba ko twatwika twakora inkuru
ikajya mu itangazamakuru kugira ngo na promoting indirimbo yanjye yitwanana arabinyemerera nanjye profita occasion turakorana inkuru irakwirakwira ati gusabira byose nabikoraga ari ugutwika nubwo byaje no kurangira iyi nkuru itantwikiye nkuko nabitekerezaga kuko yagiye simenya ahantu birangiriye ntibyagira ikintu kinini bitanga gusa nubwo n'ubundi niyo ndirimbo yitwanana yayikoze ikarangira igenze neza abantu bakayimenya kuko ari nimwe mu ndirimbo nziza uno musore Kevin Kade afite yego yari umugore wa Harmonize aze yari kari agateguro k'indirimbo cyangwa byari bye ntago nari ndi mu kumutereta twarahuye bisanzwe so kuba clear twarahuye mbimuganiriza Arabyemera anyemerera ko dukora inkuru ivuga ibyo bintu ariko ntago byari bye urabikoze n'ubundi nabyo biranga kandi warufasha umuntu cyo nari mfite n'indirimbo yitwa nagomba kwita nsori ikurikira icyumweru gikurikirana nakoreye Dubai na show miliyoni 7 irashya nitwa Baron ngizwe turi kumwe hano kuri DON TV nizere yuko uraza gukomeza ubikurikirana kandi subscribe ufungure notification kugira ngo inkuru zacu zijye zikugeraho mu bambere ubundi tujye dukomeza tubane ndagushimiye cyane